Yesu ashimwe. Tubashimiye ko mudahwema ngo tega amatwi ibiganiro byacu. Uyu munsi twabateguriye icyigisho cyangwa ikiganiro kivuga ku isezerano ry'Imana no kurinda mu buzima bwawe. Turaza gusoza umaje gusobanukirwa isezerano ry'Imana n'iki ndetse n'uburyo ukwiye kuririnda. Iyi ni Apoka TV, njye nitwa Ibaho Pacifique. Tubahaye ikaze. Umuntu yagusezeranya akaguhinduka, inshuti ikagusezeranya ikaguhinduka, ababyeyi bagusezeranya bakaguhinduka, wagira amasezerano ku kazi nyuma bigahinduka, ariko Imana yisezeranije irasohoza. Isezerano ry'Imana ni ijambo cyangwa umurongo Imana ivuze ikawusezeranya umuntu cyangwa abantu, ikaririnda kugeza igihe irisohoreye. Cyangwa ni imishinga y'Imana ku buzima bwacu, igaragaza ibyo izadukorera mu buryo butarimo kubeshya cyangwa gusubira inyuma. Kubara ibice 23:19 hari ijambo ritubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Isezerano ry'Imana, ikintu cyambe, hari ibintu biranga isezerano ry'Imana. Ikintu cyambe kiranga isezerano ry'Imana, rihoraho. Isezerano ry'Imana rihoraho, ntirihinduka nubwo ibihe bihinduka. Yesaya ibice 40:8 hari ijambo ritubwira ngo ubwatsi burarabya, uburabyo bwahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rihoraho iteka ryose. Icya kabiri kiranga isezerano ry'Imana, risohozwa mu gihe cyaryo. Imana ifite igihe cyayo cyo gusohoza. Umubwiriza ibice 3:11 niho hatubwira ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mutima wayo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Icya gatatu kiranga isezerano ry'Imana, isezerano ry'Imana rirengera umwizera, ntiryitesha agaciro ku kwizera. Abaheburayo ibice 10:23 hari ijambo ritubwira ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Imana yacu ishimwe cyane. Igitabo cy'Itangiriro ibice 12 uhereye ku murongo wa mbere dusanga Uwiteka abwira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe kandi uzaba umugisha. Imana ibwira Aburahamu ati, nzaha umugisha umuntu uzakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nawe nzamuvuma. Imana irongera amubwira ngo muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu arangije aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu ajyana na Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose yari atunze, n'abantu yaronkeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho yasohoreye. Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa i Shekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka. Arangije Aburahamu ava yajya ku musozi w'iruhande rw'ibirasirazuba, umusozi witwa Beteli, abamba ihema rye, yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina rye. Hirya gatoya mu bice 15 naho tuhasanga uburyo Aburahamu ijambo ry'Uwiteka ryamujeho riramubwira ngo
Aburahamu witinya, ninjye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu asubiza Uwiteka ati, uzangororera iki ko ngenda ndi inshike? Dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye. Azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu riramubwira ati, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Maze aramusubiza ati, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rara murebe hejuru ubare ziriya nyenyeri niba wabasha kuzibara. Aramubwira ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko Aburahamu yizera Uwiteka, bimuhanyiriza no gukiranuka. Arangije aramubwira ati, ninjye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakalidaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Kuva, igitabo cyo Kuva ibice 3 ku murongo wa 15 tuhasanga isezerano Imana yasezeranye n'Abisirayeli. Ubwo Imana yabwiraga Mose, iramubwira ati, genda ubwira Abisirayeli uti, ndi Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Imana ibwira Aburahamu iti, genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwira uti, Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti, nukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti, nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa mbajyane mu gihugu cy'Abanyekanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahevi n'Abanyehusi, ni igihugu cy'amata n'ubuki. N'Abakristo natwe twahawe iryo sezerano. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 hatuwe ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Oh, haleluya, haleluya. Hashimwe Imana yo yaduhaye isezerano binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye kurebera hamwe uburyo warinda isezerano ry'Imana mu buzima bwawe. Tugiye kureba ibintu 5 byagufasha kurinda isezerano ry'Imana mu buzima bwawe. Ariko icya 5 cyo ni ikintu gikomeye cyane ukwiye kwitondera kandi ukubaha cyane. Icya mbere, ukwiye kwizera, komeza kwizera nubwo ibintu bigoye. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice byaho 4 ku murongo 20 hari ijambo ritubwira ngo, ahubwo yabonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Icya kabiri, kwirinda ibyaha. Icyaha gituma utakaza imigisha y'isezerano. Yesaya ibice 59 ku murongo wa 2 niho havuga ngo, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Icya gatatu, gusenga. Isengesho rihoraho rituma dushikama ku isezerano. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 ku murongo wa 17 hari ijambo ritubwira ngo, musenge ubudasiba. Imana yacu ishimwe cyane. Icya kane cyagufasha gukomeza kurinda isezerano ry'Imana mu buzima bwawe, kumvira ijambo ry'Imana. Umuntu wumvira ijambo
ijambo ry'Imana arinda isezerano ryayo. Yosuwa mu gice cya mbere ku murongo w'8 hari ijambo ritubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. icya gatanu cyagufasha kurinda isezerano ry'Imana mu buzima bwawe ni ukwihangana. Isezerano risohora mu gihe cy'Imana, si mu gihe cyacu bwacu. Abagalatiya ibice 6 ku murongo wa 9 hari ijambo ritubwira ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisora tuzasarura nitutagwa isari. Imana yacu idufashe cyane. Imana yakusezeranije ko igushimisha, ikakurinda, ikagukiza kandi ikaguha ubugingo buhoraho. Nta gishobora guhindura isezerano ryayo keretse umuntu ubwe arisuzuguye. Tugomba kuririnda tugumye mu kwizera, tugakomeza inzira y'ubutungane kandi tukiringira Uwiteka kugeza ku ndunduro. Imana yacu iturengere. Waba waragushijwe n'amasezerano, hari ibyo wabwiwe ukabona byatinze gusohora bigatuma urambirwa vuba. Ese waba waragize gushidikanya ukumva muri wowe ufite gushidikanya bigatuma usubira inyuma cyane? Uyu mwanya tugiye gusenganira isengesho, ngiye kuvuga usubiremo. Icyo ndajya mvuga nawe urajya usubiramo, ufatanye nanjye gusenga. Vuga uti Mwami Imana, ndashimira isezerano ryawe mu buzima bwanjye. Ntabwo ndi muto ngo uryibagirwe, kandi nta nubwo ndi umunyantege nke ngo were kurisohoza. N'imbaraga zo kuririnda, kurigumamo no kuribera indahemuka kugeza igihe rizasohora mu buzima bwanjye. Amen. Mwami Imana, umugenga w'ijuru n'isi, turagushimira kuko uri Imana ikiranuka, idahindura ibyo yavuze. Isezerano ryawe niryo ryaduhaye kwizera no kugira ibyiringiro. Data wa twese, turagusaba ngo ututabare mu buzima bwacu kugira ngo tudapfusha ubusa isezerano ryawe. Uduhe umutima uhamye udahindagurika kugira ngo tugumye mu byo wadusezeranije. Uwiteka, hari byinshi byadushuka, hari isi dushora mu mwoshya, ariko turagusaba imbaraga zo kurinda isezerano ryawe mu mitima yacu. Ntukunde ko duhendwa n'iby'isi cyangwa ibigeragezo, ahubwo duhe kuba maso no gukomeza inzira zawe. Mwami, twibuke ku isezerano ryawe rihoraho, ko ridapfa, ko ridahinduka, ko ridahindurwa n'abantu cyangwa se ibihe. Ijambo ryawe riguma nk'uko ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yawe ntazigera ashira. Turagushimira kuko ibyo wasezeranije uzabisohoza mu gihe cyawe. Dusabire buri wese uri hano kugira ngo umuhe kwiringira isezerano ryawe, aririnde nk'ituro ry'agaciro, aribike mu mutima we nk'ubutunzi bw'iteka. Mwami, ntituzacogore mu masengesho, ntituzacogore mu kwizera, ntituzacogore mu gukiranuka, kugira ngo ubwo igihe cyawe kigeze tuzabone kubaho mu byiza wadusezeranije. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye cyane kuba mutahwemye kudukurikira, kandi dushimiye abantu bamaze gukora subscribe. Nawe utarayikora ndakwinginze kugira ngo uyikore, kugira ngo ibiganiro byacu ujye tubibona uri uwa mbere. Kandi niba wakunze ikiganiro cyacu, ntugende udakoze like, ntugende udashyizeho comment ndetse na share. Imana ibahe umugisha mwinshi. Naho ubutaha, turabashimiye.